Bene data bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Ni Pastorvuga Alphonse ubagezaho ikiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo gitambuka kuri radio Umucyo kuwa mbere saa 12 z'umugoroba no kuwa gatandatu isaa 9 z'amanywa. Ndabashishikariza rero gukora kandi subscribe kuri YouTube channel yitwa Pastorvuga, mugakora share ndetse na like, mugasangiza abandi iby'ibi biganiro bibwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha ndetse no kubaho ubuzima bwa Gikristo buhindutse bushingiye ku byanditswe byera. Ubushize rero ubwo twaganiriye ku birebana n'abazimu, twibaze se koko abazimu babaho, ese Bibiliya ivuga iki ku bazimu, ese Bibiliya igaragaza ko abazimu babaho. Twashoje rero ikiganiro twemeranya ko nibidushobokera tuzaganira ku bintu abantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo Satani abikuzimu, abandi bakavuga ngo twagiye ikuzimu, twabonye y'inganda n'ibindi. Wenda ibyo tuzabijyamo mu buryo burambuye, ariko noneho uyu mwanya munyemerere turebe ese koko Satani n'abadayimoni baba ikuzimu. Bibiliya ibivugaho iki? None se abantu bafite ubushobozi bwo guhambiriza Satani ikuzimu? Ese koko Bibiliya ibivugaho iki? Ntekereza ko ntago ndi bujye mu busobanuro bwinshi bw'icyo Satani ari cyo. Twese turabizi ko ari umwanzi w'Imana n'abantu. Satani yahoze ari marayika ukomeye mu ijuru, uzwi nka Lucifero, wari mu cyubahiro cy'Imana, mu buhanga n'ubutware bwinshi ndetse n'umucyo urabagirana. Tuzi ko abadayimoni ni abamarayika bigomekanye nawe, bamanukana nawe mu ijuru igihe Imana yamucaga mu ijuru, bityo bamanuka mu isi kandi bafite umugambi wo kuyobya abantu b'Imana ndetse no gutuma abantu batumvira Imana. Ntekereza ko icyo ngicyo ntago nagifataho umwanya munini, ahubwo dusobanukire ese koko Satani n'abadayimoni baba mu isi, babikuzimu? Icyo nicyo tugiye kuganiraho. Turebye mu by'ukuri hari imirongo myinshi muri Bibiliya igaragaza yuko Satani n'abadayimoni ntabwo babikuzimu nk'uko abantu babivuga. Iyo usomye muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 7, tubona Imana ibaza Satani ngo mbese Satani uvuye? Aravuga ngo mvuye mu isi kuyitambagira no kuyizereramo. Iri jambo riherukamo rigaragaza ko ni activite cyangwa se ni igikorwa cyaberaga mu isi. Ndetse no mu gice cya 2 umurongo wa 2 muri Yobu niko hatubwira, hatugaragariza yuko Satani aba mu isi ayizereramo anayitambagiramo. Nta hantu Satani agira icyicaro mu isi, arazerera. Cyo koza hari ahantu usanga ibibi byiganje kurusha ibindi. Twatanga nk'urugero nko muri Danieli igice cya 10 umurongo wa 12 kugeza 14, igihe Danieli yasengaga, hanyuma marayika ngo akabuzwa n'abami b'Ubumedi n'Ubuperesi kumuzanira igisubizo. Abami b'Ubumedi n'Ubuperesi ntago bari abami bategeka ibyo bihugu nyirizina, ahubwo yari Satani n'imikorere ye n'abadayimoni byatumaga marayika atabasha kuzanira Danieli igisubizo. Mu by'ukuri rero hari ahantu runaka imyuka mibi y'abadayimoni ishobora kwiganza, ariko ntabwo ibikuzimu. Nta nubwo Satani abikuzimu, nta nafite icyicaro ikuzimu, ahubwo azerera mu isi hamwe n'abadayimoni be. Aha kabiri tubona ni mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 8. Aravuga ngo mwirinde ibisindisha, kuko umurezi wanyu Satani ahora azerera nk'intare yivuga ashaka uwo yaconcomera. Satani arazerera mu isi, ntabwo ari ikuzimu. Nta hantu runaka Satani ikuzimu afite icyicaro. Wenda turi buze gusoza tureba ukuzimu ko niki. Iyo dusomye mu Befeso igice cya mbere cya 6 umurongo wa 12, Pawulo atagaragariza ko dukirana n'imyuka mibi n'ibinyabushobozi n'ibinyabutware by'umwijima bitegeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu hose ho mu ijuru. Pawulo nawe atugaragariza yuko Satani n'abadayimoni bagendagenda mu isi, basa n'abari mu kirere cy'iyi si bagikontorora. Mu by'ukuri rero ntabwo Satani n'abadayimoni babikuzimu, ntabwo ariko ibyanditswe byera bivuga. Ahandi tubona nyine ni muri Danieli twari tumaze kuvuga. Muri Danieli tubona neza yuko igihe Danieli yasengaga asengera ubwoko bw'Abisiraheli kubwo kugoma no kutumvira Imana, bakaba barajyanywe mu bunyage.
ibyo byatumye afata igihe cyo gusenga, ariko Bibiliya iratubwira ngo ubutware bw'abamedi n'abaperesi, bw'ubwami bw'abamedi n'abaperesi, bivuze ubutware bwa Satani n'abadayimoni. Mu by'ukuri hari ahantu runaka usanga mu buzima bw'abantu hano mu isi, ugasanga hari ibintu runaka byiganje, cyangwa se ugasanga Satani akorera muri bamwe mu bayobozi b'isi kugira ngo bazane akarengane cyangwa se bakore ibintu bibi biteye ubwoba. Icyo gihe bigaragara ko ari ubwo bwami bubikora, ariko mu by'ukuri aba ari imbaraga n'ubutware bwa Satani birwanya Imana n'ibyayo. Kuko nusoma no mu Befesi igice cya 2, Bibiliya iratubwira ngo ni umwuka ukorera mu batumvira. Ni Imana y'iki gihe ihuma amaso imitima y'abantu kugira ngo batumvire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo tubisoma mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 4 uhereye ku murongo wa 3 kugeza ku wa 5. Mu by'ukuri rero tubona yuko Satani n'abadayimoni ntabwo baba ikuzimu, ahubwo bazerera mu isi, baba mu isi, muri iyi si dutuyemo. Iyi si utuyemo nanjye ntuyemo, niyo Satani n'abadayimoni baba. Mu by'ukuri rero iyo abantu bavuga ngo turahambiriza Satani ikuzimu, ntabwo ubwo bushobozi abizera babufite. Si ukuvuga ko batabubona, kuko Yesu yaduhaye ubushobozi bwinshi, ariko icyo kintu ntabwo Imana yakiduhaye, kuko Satani umunsi we wo gucirwaho iteka no kuboherwa ikuzimu ntabwo wari wagera. Turi buze kubireba mu Byahishuwe igice cya 20 icyo hatubwira. Mu by'ukuri rero abavuga ngo twagiye ikuzimu, tubona Satani, tubona inganda, ntekereza ko ibyo bintu bavuga ntaho bihuriye n'icyo Bibiliya ivuga, kandi ikintu cyose gitandukanye n'icyo Bibiliya ivuga ntabwo ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bene icyo kintu nta nubwo gikwiriye kwizerwa, kubera ko ikintu cyose gitandukanye n'ukuri kwa Bibiliya ntabwo kiba gikwiriye kwizerwa. Kimwe mu bibazo tugira rero, abantu bizera ibyo abantu bavuze, ariko ntibamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana ko nukuye. Ese ijambo ry'Imana ryo rivuga iki ku byo abantu bizera n'ibyo batekereza mu buzima bwabo bwa buri munsi? Satani rero ntabwo abikuzimu, ahubwo azerera muri iyi si n'abadayimoni be, bashaka uko bayobya intore z'Imana, cyangwa se batera umutima abantu wo kutumvira Imana. Kuko Satani akimanuka mu ijuru nta wundi mugambi yari afite keretse wo kwigomeka ku Mana. Amaze gutsindwa mu ijuru rero yamanukiye isi n'abayituye kugira ngo atere imitima yabo kutumvira Imana no kudakunda iby'Imana. Mu by'ukuri rero nagira ngo mvuge ko abavuga ko bajya ikuzimu n'abavuga ko babonye Satani ikuzimu ariho afite icyicaro n'inganda, mu by'ukuri ibyo nta shingiro bifite muri Bibiliya. Nanjye nibaza ikibazo giteye gitya: ese koko iyo umuntu yatewe n'abadayimoni akakubwira ati ngewe ndabona abantu baza kuntwika, ndabona abantu baza kuntema, wowe uba uri kubireba? Ntabyo uba ureba, ariko waba arimo kubibona. Aba ari mu yindi si, navuga ko aba ari mu yindi si no mu bundi buzima. Aho kuri we ni ikuzimu. Ikuzimu ni iki rero? Ikuzimu ni hehe? Ni ahantu hose hatandukanye na presence y'Imana. Aho ni ikuzimu rwose, nta gushidikanya. Ikuzimu ni ikigereranyo, ni ikimenyetso cy'umuntu, cyangwa se cyo gutandukana k'umuntu na presence y'Imana. Iyo umuntu wese atandukanye na presence y'Imana mu buzima bwe, aba ari ikuzimu, kuko ikuzimu ni ikimenyetso cyo gutandukana na presence y'Imana. Hanyuma rero dusoza, reka turebe mu Byahishuwe igice cya 20 uhere ku murongo wa 1. Haravuga ngo nuko mbona marayika ukomeye amanuka ava mu ijuru n'umunyururu, aboha Satani amujugunya ikuzimu, aboherwa y'imyaka 1000 kugeza ubwo ya myaka 1000 yenda kurangira. Hano rero tubona yuko ubushobozi bwo kuboha Satani akajugunywa ikuzimu bufitwe na Yesu wenyine, kandi ibi bizakorwa igihe umwami wacu Yesu Kristo azaba agarutse twumvisha impanda ivuze. Ubwo Kristo azaba agarutse agaragara ku bicu, nibwo marayika azamanuka akaboha Satani akamujugunya ikuzimu, akamarayo imyaka 1000 iyo abera bazimana na Kristo hano ku isi. Hanyuma yenda kurangira, Bibiliya iratubwira ngo nibwo Satani azabohorwa yongera akoraniriza amahanga kurwanya umwana w'intama n'ihema ry'abera. Mu by'ukuri rero ntekereza ko iyi mirongo yose mu yindi myinshi ya Bibiliya igaragaza yuko Satani ntabwo aba ikuzimu.
rero abantu bumva ubutumwa bagatumira abantu mu nsengero, abantu bakajya kubabwira ngo bagiye ikuzimu, ntibanababwire twihannye dutya, twabayeho ubu buzima ariko twihannye dutya, twahuye na Yesu muri ubu buryo, Yesu aradufata adukura aha n'aha, adukura muri uyu mwijima, ahubwo bakavuga ngo twagiye ikuzimu, habaye inganda, habaye ibi n'ibi, hakorwa ibi n'ibi. Mu by'ukuri nk'uko nababwiye mu kiganiro gishize, Satani ni umuhanga, azi uburyo ayobya imitima y'abantu akoresheje ibimeze nk'iby'Imana kugira ngo ayobye imitima y'abantu. Ijambo ry'Imana ndatubwira ngo muhoze imitima ku biri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese adusabira. Ntabwo nkeneye kumenya ubutumwa bw'ibibera ikuzimu, kuko ntekereza ko ntacyo bimariye, ahubwo ntekereza ko iby'ijuru n'umuzuko wa Kristo Yesu bimfitiye umumaro kuruta ibindi byose. Abantu rero bajya bavuga ngo Satani abikuzimu, twagiyeyo, bene abo nagira ngo mbabwire ko ni ikinyoma cyambaye ubusa cya Satani. Ahubwo ugasanga abantu baratinya Satani, ugasanga abantu baratinya ibintu by'ikuzimu. Ibintu by'ikuzimu harimo ubuhe butumwa bwatuma umunyabyaha yihana akababarirwa ibyaha? Ibintu by'ikuzimu birimo akahe gakiza gashobora gutuma umunyabyaha amenya ko ari umunyabyaha uciriweho iteka ryo kurimbuka, akizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza? Mu by'ukuri rero Satani watuma turangarira ibitari iby'ukuri kugira ngo akomeze afate imitima yacu ayikure ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko Yesu yaramunesheje. Niba uzi ko Yesu yamunesheje, akaba yaramunesheje ku musaraba, akamunesha igihe yazukaga, menya ko yanamunesheje mu buzima bwawe niba waramwizeye nk'umwami n'umukiza. Nta mpamvu yo kugira ubwoba rero, nta mpamvu yo guhangayika. Ariko icyo twavugaga cyane kuruta ibindi ni abajya bavuga ngo twagiye ikuzimu, twabonyeyo Satani, abandi nkumva baravuga ngo turahambiriza Satani n'abadayimoni ikuzimu. Ubwo bushobozi ntabwo dufite. Cyokoze ubushobozi dufite ni ubwo guhambira imikorere ya Satani no gufatamira ibitekerezwa byose tukabifatamira bitarajya mu bikorwa, tukabigomora Kristo. Dufite ubushobozi bwo guhambira imikorere n'ubutware bwa Satani, ariko gufata Satani n'abadayimoni tukabahambirira ikuzimu, ubwo bushobozi ntabwo Yesu yaduhaye, kuko niwe wenyine uzabikora igihe azaba agarutse kwima ingoma y'ubwami bwa Dawidi y'imyaka 1000 hano ku isi. Bene data bakundwa rero, mwizere ukuri kw'ijambo ry'Imana, mugerageze mushakishe ukuri kw'ijambo ry'Imana, mwe kwizera imyuka yose, mwe kwizera ibivugwa byose, ahubwo nimurebe ijambo ry'Imana rivuga iki. Nyuma y'ibyo Alphonse yatubwiye, ese ijambo ry'Imana rivuga iki? Nyuma y'ibyo Apotre Kanaka yatubwiye, ijambo ry'Imana rivuga iki? Nyuma y'ibyo Bishop yatubwiye, Pastor yatubwiye, ijambo ry'Imana rivuga iki? Kumenya iki ijambo ry'Imana rivuga niko gutsinda, kandi nibwo bukwiriye kuba ubuzima bw'umukristo. Imana y'amahoro rero ibaha umugisha. Mbibutse gukora subscribe, share na like kugira ngo utundi tuvideo nk'utwo tubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyangwa se bushingiye ku ijambo ry'Imana tujye tubageraho. Imana y'amahoro ibahe umugisha.